Ni bande mu muco nyarwanda bemerewe gutega urugori? Nubwo hari abatega ingori mu birori bitandukanye cyangwa se bakazitega uko babonye batabanje kumenya ibisobanuro byazo, mu muco nyarwanda hari abemerewe gutega urugori n'abatarutega nk'uko bisobanurwa na Mukandori Immaculée uzwi ku izina ry'umuhanzi nka Inshongore, akaba ari umubyeyi ufite imyaka 70 irenga y'amavuko uzi byinshi ku muco nyarwanda by'umwihariko ku bijyanye n'urugori, kuko nawe yarutegeshejwe ndetse nk'umubyeyi akaba nawe amaze kurutegesha abandi benshi. Mukandori avuga ko ubusanzwe urugori rwakorwaga mu bikenyeri by'amasaka, hakaba abantu b'abahanga bazi kuranda ingori mu bitege by'ibikenyeri. Abagore bashaka gukosha ingori bakabagenderera, bakabanza kubapima imitwe bakoresheje akagozi ku buryo urugori umuntu yakoresheje ruza kumukwira neza. Icya mbere abantu bagombaga kumenya ni uko ku bijyanye n'urugori ni uko barutegera umugabo, bakarutegera abana ndetse n'igihugu. Ubundi ngo habagaho umuhango wo gutegesha urugori igihe umugore yashatse noneho akaba abyaye umwana w'uburiza, umwana wa mbere. Uko umuhango wakorwaga mu gihe cyo guhemba, niba abaje guhemba ari ab'iwabo w'umukobwa bazanaga n'urugori, bikavugwa no mu ijambo ko baje no kumutegesha urugori. Ubwo nyina na se niba akibafite bombi bakamutegesha ndetse bagafatanyije n'umukwe wabo kuko niwe byabaga bishingiyeho byose, kuko urugori rutegwa n'umugore. Ubwo amaze kurutegeshwa yabaga yiswe umutegarugori. Si ababyeyi b'umugore gusa bamutegeshaga urugori, ahubwo n'umuryango w'umugabo washoboraga gutegesha urugori umukazana igihe baje kumuhemba yabyaye. Ikindi ni uko gutega urugori byashoboraga kuba inshuro nyinshi, kuko umubyeyi abyaye bakamuhemba bakamutegesha urugori. Impamvu mu muhango wo gutegesha urugori wakorwaga umugabo ahari, ni uko yabaga ari we utumye uwo utegeshwa urugori ari umugore ndetse akaba yabaye umubyeyi, kuko nta mukobwa wategeshwaga urugori cyaraziraga. Ngo iki ni kimwe n'uko nta mugore wategaga amasunzu, kuko amasunzu yasobanuraga ubusugi. Nyuma y'uko umukobwa amaze gushyingirwa, hakurikiragaho umuhango wo kumwogosha amasunzu, ni ukuvuga kumwogosha umusatsi wose hakamera undi utari amasunzu, akaba ari wo azategamo urugori igihe yabyaye. Iyo uwo wategeshejwe urugori yageraga igihe cyo kujya kwerekana abana iwabo, bavugaga ko yatwaye urugori, ni ukuvuga ko yagombaga kujyana umwana cyangwa se abana akagenda ateze urugori bamutegesheje ubwo bazaga kumuhemba yabyaye. Ariko n'igihe yaramukaga agiye kwerekana abana ariko ababyeyi batarabanje kuza kumuhemba ngo bamutegeshaga urugori, ubwo bahitaga bamutegesha muri uwo muhango wo kwerekana abana. Uretse kuba nta mukobwa utega urugori, hari n'abandi batemerewe gutega urugori, harimo abagore bashatse ariko bakaba batarabyaraga, mbese bagitegereje kubyara, keretse uwamaze kwiheba ko atakibyaye, bijyanye no kuba yaba ageze mu myaka yo kuba atabyara. Uwo ngo yashoboraga kurutega arutegereye umugabo ndetse n'igihugu nubwo atabyaye. Hari n'abantu bagiraga ishavu ryinshi ryo kuba batarabyaye bagahitamo kutazigera batega urugori na rumwe. Mukandori avuga ko urugori rwari ikintu gikomeye mu muco, ku buryo nta mubyeyi
wanyuraga mu muhanda ahetse umwana ateze urugori, kuko abandi babyeyi baramusekaga bakabona yakoze ibintu bibi. Mbese muri iki gihe byagereranywa no kubona umubyeyi uhetse umwana yambaye ikabutura cyangwa se ipantaro kuko ubona bidakwiye. Mu muco wo hambere, umubyeyi uhetse umwana yagombaga kugenda ateze urugori afite n'inkongoro y'umwana ku ijanja ku kiganza, yabaye nk'uhina ukuboko yegereza urutugu, kugira ngo ayitwaremo amata y'umwana niba agiye ku rugendo kandi afite umwana utagihazwa n'ibere. Nta mugore udafite umugabo cyangwa se umupfakazi wategaga urugori, keretse iyo yabaga yashyingiye umwana we w'umuhungu, kuko byashushanyaga ko yasigaye mu mwanya wa se, ariko yashyingiye umukobwa ntiyarutegaga. Mukandoli akomeza avuga ko urugori rwafatwaga nk'ikamba ry'umugore, nk'icyubahiro cye, ariko rukanafatwa nk'umurimbo, ku buryo umugore cyangwa se umubyeyi yashoboraga kurutega ahantu hose agiye yumva ashatse kurimba, nko mu misa, mu bukwe n'ahandi. Uburyo bwiza bwo gutega urugori ngo ni ukuruzana mu gahanga nk'aho umusatsi utereye, rukanyura inyuma y'amatwi rukagera ku mutwe inyuma. Kurutegesha hejuru y'umusatsi burya ngo ntabwo ari byo. Ikindi ni uko nta muntu wikoreshereza wigurira urugori ategeshwa bwa mbere, kuko rukoshwa n'abagiye kurumutegesha, ariko iyo rukuze, rushaje niko twavuga, aba ashobora kwikoshereza urundi. Uburyo bwo kurwitaho ni uko iyo umuntu yabaga avuye aho yari yazindukiye, yarukuragamo urwo rugori akarujisha ahantu nko ku kagege cyangwa se ako twakwita akameza kubakagwa haruguru y'urutara, ahabikwa ibintu bidakorwaho n'abantu bose. Ariko mbere yo kurujisha cyangwa se kurubika, yabanzaga kurushyira mu gatambaro keza kugira ngo hatazagira icyarwanduza cyangwa se icyatuma rusaduka. Mukandoli avuga ko ako kagege cyangwa se akantu kameze nk'akameza kubakwaga haruguru y'urutara, ariko bateragaho n'inzoga bitaga ihenero. Umuntu yabaga ashobora kunywaho no mu masaha y'ijoro igihe agize inyota, kuko ntiyabaga ari iy'abantu bose, yabaga ari iya nyir'urugo. Mukandoli asoza avuga ko urugori nubwo rutakitegekwa n'abantu benshi, ariko rufite agaciro ndetse n'icyo rusobanura, kuko burya n'abategarugori bataruteze rugaragara, ariko baba baruteze, barutegeye abagabo babo, barutegeye abana ndetse n'igihugu.